Amazina nyirizina mwite Joel Rumata, izina ry'ubuhanzi ni Ruti Joel, umunyarwanda byemewe, uvuka mu gihugu cy'u Rwanda, umwanditsi w'indirimbo, umucuranzi wa gitari, umuririmbyi gakondo Afrobeat traditionnel, ijwi rikoranijwe na gitari acoustic. Ruti Joel ni umuhanzi w'u Rwanda ukunzwe cyane, wavukiye ndetse akanakurira mu Rwanda, araza acagurana atunganya umuziki gakondo w'u Rwanda, akahuza n'indirimbo za kijyambere, akaba n'umwe mu bahanzi bakomeye bo mu gisekuru gishya. Izina rye mwite Rumata ni naryo yakoresheje mu kumenyekanisha umuziki we, akaba ari naryo yateguye muri alubumu ye ya mbere yari yateguye. Ruti Joel yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo yinjiye mu itsinda rya gakondo rikubiyemo abahanzi bakomeye nka Jules Sentore n'umuhanzi w'ikinyabupfura Intore Masamba. Yatangiye nk'umucuranzi w'inyuma aribo ba backup singer ku bahanzi batandukanye mu birori. Nyuma yaho yaje gutangira umuziki we wenyine nka solokari, yaje gushyira hanze indirimbo ze zagiye zimenyekana nka Igikobwa, Rasana yakoranye na Mike Keyora ndetse n'indirimbo bita cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 yatangaje ko yateguye alubumu ye ya mbere yise Rumata, kandi yasohoye indirimbo imwe kuri imwe, akaba yarazishyize hanze mbere yuko alubumu ye isohoka. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Joel yaje gukuraho icyambere cy'umuziki, asohora alubumu ye ya mbere yitwa Musomandera ku ya 10 Mutarama 2023, kandi iyo alubumu ikaba yari kubemo indirimbo 10. Ikindi kwita alubumu Musomandera ni izina rya nyina wa Ruti, risobanura urukundo rwera ruva kuri nyina, ihuriro n'umuziki gakondo n'indirimbo za kijyambere. Yakoranye n'abakora amajwi bakomeye mu Rwanda. Alubumu Musomandera yaje gukundwa cyane, ikaba yarazamuye izina Ruti Joel mu mwanya w'ibyambere mu muziki gakondo w'u Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 Ruti Joel yaje gusohora alubumu ye ya kabiri ayita Rutakisha ku ya mbere Ukwakira, ikubiyemo indirimbo 10. Guitarist niwe wakoranye na Ruti Joel, akaba na producer w'indirimbo zose, mixing ndetse na mastering byakozwe na Matrix. Rutakisha bikaba bisobanuye gukunda igihugu ndetse no kwigomeka mu kururinda. Iyo alubumu ikaba isobanura ibyo gukunda igihugu, kwihangana n'umurage w'u Rwanda biva mu mateka ya kera kugera mu Rwanda rwa kijyambere. Rutakisha yari yararirimbwe mbere muri Giant Africa Festival i Kigali imbere y'abahanzi bakomeye mpuzamahanga nka Uncle Wafres wo muri Afrika y'Epfo, hakaba haragaragayemo indirimbo nka Baby, Ingabire, Umumararungu ndetse n'izindi. Aho yaje gutangaza ko iyo alubumu ikubiyemo Ruti mushya kuko bahuje imbyino gakondo n'imbyino za kijyambere kugira ngo bagere ku isoko mpuzamahanga. Ruti Joel yaje kujya mu birori byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'igikorwa kibanza mu Intore cyane concert muri Mata 2023 muri Hotel Damir Colim. Intore cyane cyari igikorwa cyo kwishimira umuziki gakondo, aho Ruti yavuze ko bazabyina bakaririmbana bakishimana nk'uko abakurambere bajyaga babigenza. Rumata wa Musomandera ni igitaramo cya mbere Ruti yakoreye wenyine mu Ntare Conference Arena ishobora kwakira abantu barenga 2000. Ikindi Ruti Joel afite indirimbo nyinshi zakunzwe cyane mu Rwanda, hari nk'Igikobwa ariyo yamenyekanishije cyane, Rasana yakoranye na Mike Keyora cyane, Rumata, Impamya by'Uwiteka ndetse n'izindi. Ruti Joel yamamaye mu guhuza umuziki gakondo n'uwa kijyambere nk'uko yabivuze agira ati: ntabwo nshobora kureka umurage w'umuziki gakondo, ahubwo ndawushyira mu buryo bwiza abakiri bato bakunda ndetse n'abanyamahanga. Yagize ati nanone gakondo ntago ari genre gusa, ahubwo ni umuntu bwe bitangira imbere muri we. Mu mwaka wa 2022 yagaragaye mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye nka alubumu ya Ivan Buravan yise Twaje. Ruti Joel yitiriye alubumu ye ya mbere Musomandera izina rya nyina, akaba yaravuze ko nyina ari we wamuhaye urukundo rwera rumutera kumukundisha umuziki gakondo nyarwanda.